ibi bihugu bituriye ibiyaga bigari harimo u Rwanda, Kongo n'u Burundi. Imana yambwiye ngo umuntu wese utuye muri ibi bihugu ko ari bitatu asenge kandi yongere ibihe byo gusenga, kubera yuko nabonye ibi bihugu byugarizwa n'akaga gakomeye cyane. Kubahanurira amahoro, ari kubabeshya, azababwira ngo nta mahoro nta kibi kiriho, niba ucya mu gitondo babwire ngo guma mu rugo yaje. Uzi yuko Imana iherutse kusanga nijoro ndyamye, najya kubona nkabona imodoka zose zisa naho zahagaze, ingendo zahagaze, amashuri yahagaze. Uwiteka aje kwitura bari mu isi uburakari bwe, uyu mujinya mwinshi akaba agiye kusuka ku bantu batandukanye batuye muri iyi si. Uri kumva uzamuhungira he? Ngiye kubona mbona baramubuze. Imana irambwira ngo amasengesho Solange yasenze muri uku kwezi kwa gatanu, Imana irambwira ngo n'abagize umuhati wo kumusengera, Imana irambwira ngo ayo masengesho niyo amukingiye, niyo amuhishe. Imana irambwira ngo mu kanya gatoya Solange bari bagiye kumufunga, ariko Imana yakemuye ibibazo byanyu. None imihigo mwahize n'ubundi mwarayihiguye, cyangwa se mubasha guhigura icyo mwahize? Imana irambwira ngo mbabwire ngo nubwo mutabyitayeho, yambwiye ngo mbabwire ngo ikindi gihe cyo guhiga kiraje. Imana yambwiye ngo inkota y'Imana igiye kuzenguruka. Nabonye inkota nini cyane, mbona mbese kubivuga nta nubwo nabona ngiye uko mbivuga. Nabonaga iyo nkota yari isa nkaho ikwiye ikirere cyose, noneho ya nkota mbona irimo irazenguruka yaka umuriro, ariko nkabona uko iri kuzenguruka nkabona igeze muri Kongo, bakaba bafite icyo Imana yabavuzeho. Imana irambwira ngo bwira abantu bezwe, Imana irambwira ngo bwira abantu bezwe. Nabonye amagare, mbona amagare menshi cyane, mbona ya magare atwaye abageni benshi. Mana yacu turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Urera kandi urakiranuka, wowe uvuga bikaba, ateka bigakomera. L'Olympique le boshise fondre. Urakomeye Mana, ukomeranye imbaraga zawe. Uri nyakubahwa, tugufite nitwifuza undi murengezi. Uri Imana twizera nidukorwe n'isoni, kandi nyiringabo Imana Jehova, uyu mwanya hari impamvu ituma tukwiringira. Abagabo tukajya imbere yawe tugasenga, abagore bakikubita imbere y'ibirenge byawe, urubyiruko rukubaha izina ryawe. Mana, nuko hari icyo tuba twibuka gituma tuza imbere yawe uyu mwanya. Mana, L'Olympique le boshise fondre. Uri Imana nyamana, ni njyewe wa mugaragu wawe Mwami Imana, wa mugaragu wawe utari ukwiriye n'ubundi kuza imbere yawe, kuko ndi umunyaminwa yanduye, ndi umunyabyaha Mana, ariko imbabazi zawe nizo zitubeshaho. Nyemerera Mwami, ubwo ngiye kurangurura nkavuga ibyawe, ubwo ngiye kurangurura Mwami Imana mbwira amahanga ataramwe. L'Olympique le boshise fondre. Nyemerera nkubera kanwa abari wowe uvuga. Nyemerera Mwami Imana nkubere mikoro, kuko Mwami Imana wavuze ngo nitwubaha izina ryawe tuzaba nk'akanwa kawe. Nyemerera nabe ari ngiye uvuga ibyanjye, ahubwo mvuga ibyawe. Data, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Unyemerere undinde kongera cyangwa kugabanya, ahubwo ibyawe mbivuge neza mu izina rya Yesu. Urakoze Mana ko wumvise, urakoze Mana kugirira neza. Ngaho bana natwe ni mu izina rya Yesu. Amen, amen. Nkuko mubizi, bambona bwa mbere amazina ni Munyarubuga Vedaste. Ngaha rero nongeye kuyicara Imana imbwira ngo bwira abantu ngo mbese imihigo bahize, babwira Imana ngo
nuduhindurira amateka tukabona ibibazo byacu urabikemuye, tuzakora ibi. Ngo mbese ko Imana yakemuye ibibazo byanyu, none imihigo mwahize n'ubundi mwarayihiguye, cyangwa se mubasha guhigura icyo mwahize? Imana irambwira ngo mbabwire ngo nubwo mutabyitayeho, yambwiye ngo mbabwire ngo ikindi gihe cyo guhiga kiraje. By'umwihariko Imana yambwiye ngo mbwire abantu batuye muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nimvuga aka karere k'ibiyaga bigari, harimo u Rwanda n'u Burundi, harimo Kongo. Imana idufasha cyane. Ibi bihugu bituriye ibiyaga bigari, harimo u Rwanda, Kongo n'u Burundi. Imana yambwiye ngo umuntu wese utuye muri ibi bihugu ko ari bitatu asenge kandi yongere ibihe byo gusenga, kubera yuko nabonye ibi bihugu byugarizwa n'akaga gakomeye cyane. Ubu nabonye ku mbuga nkoranyambaga amakuru ari kuvuga ngo ku mupaka wa Rubavu n'ubundi icyorezo cya Ebola n'ubundi cyafunze imipaka. Mu by'ukuri nabonye gereza nini cyane. Ngiye kubona mbona iyo gereza, ngiye kubona mbona abantu bayifungiyemo bambaye imyambaro yanditsweho ngo Rwanda, Kongo, Burundi. Imana irambwira ngo muri ibi bihugu ngo Imana yakoze ibishoboka byose kugira ngo nibura itwiyereke tuyimenye, ariko ngo abantu bafite amaso ntibareba, bafite amatwi ntabwo bumva. Imana irambwira ngo ubabwire ngo banze kumvira umwuka wera, banga kumvira ijambo ry'Imana, banga kumvira ubutumwa. Ubabwire ngo hari ibije kubumvisha. Irambwira ngo kandi basenge cyane kugira ngo nibura Imana izashyire uburinzi ku bantu bayo, kubera yuko Bibiliya iravuga ngo iyo hataza kuba intore z'Imana ngo nta n'agace na gato kenda gakurokoka. Ariko Imana yambwiye ngo kubw'intore z'Imana ziri gupfukama zigasenga, zigiye kumva ubu butumwa, zikagarukira Imana, zikabwira Imana ngo Mana nukuri gerura inkota yawe, hari icyo Imana izakora. Nukuri ibihe bibi nuri kubahanurira amahoro ari kubabeshya, azababwira ngo nta mahoro, nta mahoro, nta kibi kiriho. Niba ucya mu gitondo babwire ngo guma mu rugo yaje. Uzi yuko Imana iherutse kusanga nijoro ndyamye, najya kubona nkabona imodoka zose zisa naho zahagaze, ingendo zahagaze, amashuri yahagaze, ibintu byose byahagaze. Ndavuga ngo mbese Mana ibi biraterwa n'izamuka rya esasi, ibi biraterwa n'ibiki ko mbona ibintu byose byahagaze? Ariko nyibaza ngo mbese izamuka rya esasi niryo ryatuma ibigo by'amashuri bihagarara? Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo genda ubwire Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi n'abatuye muri ibi bihugu, ubabwire ngo igihe cyaguma mu rugo kirongeye kiragarutse kandi gitunguye abantu. Mbabwire yuko iyi Mana itureberaho tutareba. Guma mu rugo ya COVID-19 ijya kuza Imana yarabimbwiye, isanga nijoro niryamiye, inyereka ibintu byose byahagaze. Irambwira ngo nuko bibaye. Yabinyeretse nibuka hari kuwa gatanu, n'ubundi kuwa gatandatu itangazo rirara ritambutse rihagarika ibintu byose. Ntangarira Imana yambwiye ngo n'ubundi igihe cyaguma mu rugo kigiye kongera kugaruka. Kandi Imana irambwira ngo ugende uhanurira ibi bihugu birimo bifite n'ubundi kumva biri mu mahoro, biti twebwe nta kibazo dufite, nta ntambara dufite. Imana yambwiye ngo inkota y'Imana igiye kuzenguruka. Nabonye inkota nini cyane, mbona mbese kubivuga nta nubwo nabona ngiye uko mbivuga. Nabonaga iyo nkota yari isa nkaho ikwiye ikirere cyose, noneho ya nkota mbona irimo irazenguruka yaka umuriro,
ariko nkabona uko iri kuzenguruka, nkabona igeze muri Kongo, nkabona igeze Tanzania, ya nkota ikazenguruka, mbona igeze mu bihugu by'abazungu, mbona irazengurutse, numva ijwi rimbwiye ngo iyi nkota ibihugu bizarokoka bitagezemo iyi nkota ni bikeya. Imana irambwira ngo kandi abantu bazarokoka iyi nkota y'Uwiteka ni abantu bubashye Imana, bakaba bafite icyo Imana yabavuzeho. Imana irambwira ngo bwira abantu bezwe. Imana irambwira ngo bwira abantu bezwe. Nabonye amagare, mbona amagare menshi cyane, mbona ya magare atwaye abageni benshi. Imana irambwira ngo igihe cy'abageni benshi kiraje kandi ngo baratunguwe. Imana irambwira ngo ubwire umugeni wa Kristo amese imyambaro ye. Imana irambwira ngo igihe cyo gutwara abakijijwe n'abadakijijwe kirageze. Kandi niba ufite isezerano ryo kurama, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ubagarire iryo sezerano, kuko Imana yaje kunyereka umurima munini w'ibishyimbo. Ngiye kubona mbona wa murima munini, ibishyimbo n'ubundi mbona birimo birasarurwa. Imana irambwira ngo iki ni igihe cyo gusarura, iki ni igihe cyo gusarura kandi kije gitunguye benshi. Imana irambwira ngo ubabwire ngo nubwo ubonye uriya murima w'ibishyimbo byeze bisarurwa, ubabwire ngo hari igihe kije gusarura ibyeze n'ibiteze. Imana idufashe cyane. Son pique reboshi se fondre. Turabwira abantu ngo abantu bave mu mafiyeri bahagazemo. Turabwira abantu ngo abantu bave mu byaha. Nta kindi kintu gitandukanye umuntu n'Imana, ni icyaha. Ubu ngubu Imana yo yitegereje abatinganyi bariho, ikitegereza abasambanyi biyoberanya mu nzu y'Imana, ikitegereza abajura n'abarozi biyoberanya mu nzu y'Imana. Birayibabaza. Ubu tuvuga n'Imana ifite agahinda, ubu tuvuga n'Imana ifite umujinya, kandi uwo mujinya w'Imana ugiye gusukwa mu batuye isi. Uyu mujinya w'Imana ugiye gusukwa mu batuye isi. Kandi twari turi ku ijambo riri kuvuga ngo naho wapfa wumve yuko ibyaha bitazapfa. Ibi byaha n'imbere y'Imana, uzahinguka imbere y'Imana wikoreye imitwaro yawe y'ibyaha. Sinzi icyo uzireguza ugeze imbere y'Imana. Niba uzavuga uti nge ntabwo nabimenye, niba uzavuga uti rwose ngewe nabiterwaga n'ibi, ntabwo mbizi, ariko nta mpamvu n'imwe uzabona yo kwireguza. Imana idufashe cyane. Uyu mwanya rero ni ukuri tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Igice cyaho ni icya mbere. Turasoma umurongo waho wa 2, tumanuke hepfo gato. Haranditswe ngo Uwiteka ni Imana ifuha kandi irahora. Uwiteka arahora kandi agira uburakari bwinshi. Uwiteka ahora ababisha be kandi abanzi be ababikira umujinya. Abanzi be ababikira iki? Umujinya. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi kuri iri jambo, ariko iri jambo riratubwiye ngo Uwiteka Imana arahora. Ngo Uwiteka Imana agira ute? Ijambo rya mbere riratubwiye ngo Uwiteka Imana ngo ni Imana ifuha kandi irahora. Ngo Uwiteka arahora ngo kandi agira uburakari bwinshi. Ngo Uwiteka agira uburakari bwinshi. Ese mwene data mugenzi wanjye, ko Uwiteka aje guhora inzigo, ko Uwiteka amanukanye uburakari bwe, ko Uwiteka aje kwitura bari mu isi uburakari bwe, uyu mujinya mwinshi akaba agiye kuwusuka ku bantu batandukanye batuye muri iyi si, uri kumva uzamuhungira he? Ese uzavuga ngo nyakubahwa afata miliyoni 5 z'amadolari? Ese uzavuga ngo nyakubahwa fata miliyari y'amadolari? Ese uzamuha miliyari y'amashiringi? Uzamuha miliyari y'amapawuni? Ibyo ngibyo se ko ari ibyacu hano twebwe mu isi, ibyo ngibyo wagize ngo hari ibyo byunguye Imana? Ndagira ngo nkubwire ngo l'antique le boshi se fondre. Uwiteka aje guhora inzigo y'ibyaha ukora.
Uwiteka arakwituye yewe. Ndagira ngo mbwire abashoferi n'abamotari, ndagira ngo mbwire abantu bitwa ngo ni abakozi ba leta, ndagira ngo mbwire abantu bikorera ku giti cyabo, Uwiteka Imana aje guhora, aje guhora. Yewe wa mucuruzi we, uburozi ucururizaho, Uwiteka aje guhora. Wa mumotari we, gusambana wabigize umwuga, Uwiteka aje guhora. Yewe wowe wikorera ku giti cyawe, usereza umugore wawe kubera izo ndayo uhoramo, Uwiteka aje guhora. Ndagira nkubwire ngo Uwiteka aje kwitura, aje kwitura ibyo wakoze. Ese urukureba ugasanga hagati aho ngaho kw'Imana izanye uburakari bwayo, uri kumva uzabigenza ute mwene data? Iri jambo ryumve neza kandi uryitondere. Iri jambo ryumve neza witonze kandi wihubuka, wikwihuta. Ahubwo njya nkunda kuvuga ngo nushaka tera agatebe wumve icyo Imana ivugana nawe nonaha. Ongera wumve icyo Imana ivuganye nawe muri iri jambo. Uwiteka ni Imana ifuha. Ngo Uwiteka ni Imana igira ute? Ni Imana ifuha. Ni Imana ifuha. Ahangaha reka iri jambo turivugeho. Uwiteka arafuhira abantu be bari gutotezwa muri iki gihe cya none. Uwiteka arafuhira ibiterane byajyaga biterana abantu bakihana. Uwiteka arafuhira umurimo we wataye uyu munsi wa none, ukaba wibereye mu bagore, ukaba wibereye mu bagabo, wari umukozi w'Imana. Uwiteka arafuhira umurimo we wataye, ukaba wibereye mu nyungu zawe. Ngo Uwiteka ni Imana ifuha kandi irahora. Uwiteka namanuka aje guhora. Uri kwirata ngo njyewe mfite iduka. Imana niyo yabigizemo uruhare kugira ngo iryo duka uribone. Ndagira ngo nkubwire ngo mukanya nkako guhumbya uzaba wabaye nk'abandi uri gusaba wowe wimye. Imana niramukije guhora, uri kwirata wibagiwe ko cyaje wajya gusenga warabuze urubyaro. Imana imaze kuguha urubyaro, none dore wayiteye umugongo. Imana niramukije guhora, uwo mwana uguteye kwibagirwa Imana izamutwara. None se wagize ngo iyi Mana rega ntabwo inegurizwa izuru? Nukuri pe, ntabwo Imana inegurizwa izuru. Merutse kumva ubuhamya bw'umuntu n'ubundi Imana yabwiraga ngo ayikorere, arangije arabinetraliza, mbese abitesha agaciro. Arangije aravuga ati nge ntago naba ndi gukorera amafaranga ngana gutya ngo nindangiza ngo nge kwirirwa ndi kugenda ngo ndi kuvuga ubutumwa. Imana irangije iramubwira tumva rero, kubera yuko wanze kunyumvira nubundi ukanga kujya gukora umurimo wanjye, nubundi uzankorera, nubundi ufite ubundi buhamya. Imana irangije imwicira umwana abarapfuye. Imutuma w'umuhanuzi iti genda ubwire uriya muntu ngo Imana niyo yatwaye uriya mwana, genda uyikorere itari yatwara nundi. Wa muntu arabinetraliza, bitesha agaciro. Imana mu kindi gice, mu kindi gihe irongera itwara undi. Yongera ohereza umukozi we ati genda umubwire ngo mu gihe atari yankorera, yari afite ngo abana 4, ati nubundi nundi aragenda. Abitesha agaciro, ari intangira kubera amafaranga yabonaga. Ngo nuko Imana irongera imutuma indi numwa, none ngo nabyo abitesha agaciro. Irongera ikubita uwa 3 barapfuye, asigaranye umwana umwe. Irongera imutumaho indi numwe, irayibwira ngo genda umubwire ngo nabwo natankorera n'uriya nawe arapfuye. Yari ari gutanga ubuhamya, ari kuvuga ukuntu yagiye gukorera Imana asigaranye umwana umwe. Yari afite abana 4, abana 3 bapfuye bazira kutumvira Imana. Abana 3 bapfuye bazira kukuba yaranze kumvira Imana. Niyo mpamvu mubona tuza tukavuga ubutumwa, bamwe bakadusuzugura, abandi bakadutera amabuye, abandi bakadutuka, ariko twebwe kubera ko tuzi yuko dukorera Imana ifuha. Ubu ngiye kunuka kwawe ntago byatuma naza kuvuga, kuko ngewe navuze igihano ninge cyazaho. Wowe Imana ishobora kukwihorera, ariko ngewe wanze kuvugira Imana ngo nuko wanutse nkahura n'ibibazo. Ni Imana ifuha.
kandi ngo ni Imana ihora. None ijambo riratubwiye ngo Uwiteka arahora kandi agira uburakari bwinshi. Ubu burakari bwinshi, iyo umuteje uburakari, ese reka tuvuge ku burakari, umuntu yari yakugirira nabi ukumva urarakaye. Njyewe umuntu umwe yigeze ankorera ikintu numva aneje uburakari, uretse ko Imana igarura umuntu, ariko nari narakaye, fata uburakari bwinshi, fata n'imyanzuro myinshi. None Bibiliya iratubwiye ngo Uwiteka agira uburakari bwinshi. Byibaze niba kurakariye, ubu burakari bwe ko agiye kubugutura, urukumva uzabyitwara mute? Urukumva uzahungira he? Bibiliya tubwira ngo biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana. Amaboko y'Imana nagusumira, uzarengerwa n'ayahe maboko? Bibiliya iratubwiye ngo kandi Uwiteka ahora ababisha be, kandi abanzi be ababikira umujinya. Abanzi be ababikira umujinya. Yemwe abatwanga mukagira ngo ni twebwe mwanze, twakora umurimo w'Imana mukatwanga, mukanatugendaho mukadushakira amakosa tutakoze. Ndagira ngo mbabwire ngo namwe Uwiteka babikiye uburakari bwinshi. Imana yaje kunyereka umukozi w'Imana, ngiye kubona mbona nabonaga umukozi w'Imana yanyeretse uyu mukozi w'Imana witwa Solange. Uyu mukozi w'Imana witwa Solange, ngiye kubona mbona ari kuvuga ubutumwa, mbona abantu benshi baramukunze, mbona abantu benshi bamwiyumvishemo nk'umukozi w'Imana. Ngiye kubona mbona umuntu umwe kandi witwa ngo nawe ni umukozi w'Imana, mbona agize ishyari. Ngiye kubona mbona agiye mu butumwa yatambukije bwose, mbona amushatseho impamvu. Ngiye kubona mbona akoze ibishoboka byose kugira ngo nibura Solange afungwe. Imana y'amahoro irabinyereka ndi mwiyerekwa, noneho ubwo narindi muri iryo yerekwa, ngiye kubona mbona abantu, nabonaga ari abagabo 2 n'abandi bagore 3, ubwo bose bari 5. Ngiye kubona mbona barapfukamye, barasenze. Ngiye kubona mbona marayika w'Imana azanye ihema aritwikiye Solange. Akimara kuri mutwikira, ngiye kubona mbona wa muntu yamuprotikiye, mbona Solange baramuhize. Ngiye kubona mbona baramubuze. Imana irambwira ngo amasengesho Solange yasenze muri uku kwezi kwa 5, Imana irambwira ngo n'abagize umuhati wo kumusengera, Imana irambwira ngo ayo masengesho niyo amukingiye, niyo amuhishe. Imana irambwira ngo mu kanya gatoya Solange bari bagiye kumufunga, ariko Imana irambwira ngo ku bw'ayo masengesho iramurengeye. Kandi Imana irambwira ngo kandi n'abagize umuhati, n'abagize umwete wo kumusengera. Buriya dufite abantu badusengera twebwe tutabizi, dufite abantu badusengera. Imana yerutse kunkora ku maso, ngiye kubona mbona narindi mwiyerekwa. Ngiye kubona mbona ikintu cy'ipingu, mbona kije mwiyerekwa. Ndavuga ngo ibi ni ibiki? Ngiye kubona mbona uwo mwanya Imana imumura amaso, mbona gereza, mbona ngiyiri imbere yanjye. Nyimara kubona gereza, ngiye kubona mbona Imana inyeretse abantu bibereye kure yanjye. Mbona bari gusenga ngo Mana, ngo umukozi wa Vedaste, ngo ujye umushyiraho uburinzi, ngo Mana umushyigikire, ngo Mana. Mbona bari kusengera. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo dore urengewe n'amasengesho y'abari abantu. Kuvuga ngo reka nibura niherere mafatira ibihe byo gusenga. Ariko numvishe Imana impaye ubu butumwa kugira ngo nubundi ngirute mbutambutse. Hari abantu tuvuga ngo
naje hano ubu butumwa mbutambukije mu bihe byo gusenga, bagatangira bakavuga bati Bibiliya ivuga iki? Iravangwa nimusenga nimukamere nk'indyarya zigenda zibivuga hirya no hino. Oya wa, buriya twebwe mureke mbabwize ukuri. Paulo yaravuze ngo, avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo ibyo mbabwira ninkubwira gusenga menya yuko nanjye senga. Uyu munsi ni ukuri nabwiye umuryango, ndavuga ngo uyu munsi dukwiriye gusenga tukiyiriza ubusa, sinanjye njyenyine. Yosuwa yaravuze ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, njyewe madamu n'abana twese twafashe ibihe byo gusenga. Icyakora hashimwe Imana, hari n'abandi bantu dufatanyije gusenga nabo bari mu bihe byo gusenga, n'ubundi ibihe by'iminsi 3. Madamu n'abana barasenga basoze, ariko twebwe turakomeza ibihe by'iminsi 3. Ibi ngibi no kubivuga ntabwo ari ukwamamaza ngo mumenye ko ngewe niyirije ubusa, ahubwo ndi kukubwira ngo niba nkubwira gusenga menya yuko nanjye senga. Uyu munsi nasenze. Kandi ikindi nanone mujye mwumva yuko kuba Yesu yaravuze biri nuko yarebaga akabona abantu bo barasenga barangiza bakagenda biyamamaza, bashaka kwerekana yuko mbese hari icyo bari cyo. Yesu areba mu mutima, areba mu mutima ndani. Ese ibi bintu abivugiye iki? Abivugiye kwinezeza, abivugiye kwishimisha? Buriya Yesu yaravuze ngo ngo ukuboko kwawe kw'iburyo nigutanga ukw'ibumoso kwereka ubimenya. None se ugiye kuvuga yuko abantu bahagarara mu rusengero akavuga ngo ndi gushima Imana, ndashaka gutangira abantu 5 mituwere, urashaka kuvuga yuko uriya muntu noneho ari umuyobe? Ahubwo Imana ireba mu mutima. Ese uyu muntu kuba bivuze arashaka kwishimisha? Kuba bikoze hari n'undi birigisha avuga ati uriya muntu ko ashimye Imana ngo yamukoreye iki, njyewe Imana yakoreye ibi ngibi nkaba nari natanga n'ituro ry'ishimwe, uyu si umugayo. Bigatuma nawe avuga ati nanjye ngiye gushima Imana. Ko Imana yaguhaye inzu, kuki wibagiwe imihigo wahize? Nubizi ugikodesha, nuzi imihigo wahize? Imana yambwiye ngo nkubwire ngo niyo yaguhaye iyo nzu, ishatse yayikwaka ukayivamo. Jya wibuka icyo wahize, ujye wibuka uvuge ngo umuhigo nahize nkwiriye kuwitondera. Bantu b'Imana, nimureke muri iyi minsi twongereye byo gusenga, ariko twibuke ngo ni Imana ifuha, ni Imana ihora. Irahora, ni Imana ihora, ni Imana igira umujinya. Abantu bajya kwiyagarira ngo ni Imana y'impuhwe n'imbabazi, ngo ni Imana igira uruku. Aha ngaha se iyi Bibiliya ntabwo, oya, nta nubwo ari ya indi yo muri telefone. Oya, ngiyi Bibiliya. Iri jambo turisomye muri Bibiliya mu gitabo cya Nahumu igice cya 2 umurongo wa 2. Ijambo ritubwiye ngo ni Imana ifuha kandi irahora, ngo Uwiteka arahora kandi agira uburakari bwinshi. Uwiteka ahora ababisha be kandi abanzi be ababikira umujinya. Ubu ngubu tuvugana hari abayobozi mu itorero Imana ibikiye umujinya. Yo muri ADPR barahari we. Imana yaje kubanyereka, bagiye bahabwa rwose imyanya y'ubuyobozi, yemwe bafite n'ijambo, ariko Imana yabanyeretse irambwira ngo dore bariya bose uri kureba mbabikiye umujinya kubera ibyo bakora. Nukuri, ariko iyo tuvuga gutya tuba tubwira abaduteza amatwi ngo nibura niba byumva bahindukire. Hari abayobozi bo mu yandi madini n'amatorero Imana ibikiye umujinya, hari abayobozi bo muri leta ibikiye umujinya, hari abari mu nzego z'umutekano ibikiye umujinya. Iherutse kuma ubutumwa irambwira ngo no mu nzego z'umutekano ngo irahageze, ngo ikozemwe mu kwabo, ngo no mu buyobozi bwa leta ngo ikozemwe mu kwabo. Hari abantu ibikiye umujinya. Ariko uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo garukira hafi, kandi mureke mbabwire mujye mwubaha abakozi b'Imana. Hari ibintu njya mbona kuri izi social media ugasanga abantu baraterana amagambo wenda mu bintu runaka,
kuba njyewe Vedaste nza nkavugira kuri kamera z'amakuru y'Ijuru TV, ntago ndi umunyamakuru ngo aba ari byo n'ubundi njyewe mvuga ngo ndi umunyamakuru. Oya, njyewe ndi umuhanuzi w'Imana, ndi umuvugabutumwa. Uwo ni nawo murimo wanjye. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira rwose mbivugiye ahangaha, nunera n'amabuye ukanunga urutoki ukagubwa neza, uzamenye yuko njyewe Vedaste nahamagawe n'Imana. Imana yigeze imbwira ati mwana wanjye nuzagutunga urutoki azaba akoze mu mboni y'ijisho ryanjye. Hari abantu Imana imaze gukubitagura ndeba, ikabahondagura ndeba, kubera yuko bantunze urutoki. Ni ukuri, kandi si njye njyenyine, umuntu w'Imana yubahwe. Njyewe uri ahangaha mbabwira ibi, ntabwo ushobora kuza ngo nze mu bishyimbo byawe kubisoroma, sishobora kuza ngo ndaje mu iduka ryawe ngo n'ubundi nje kuritobora, sishobora kugenda ngo ngiye kwifatanya n'umutwe urwanya leta ngo ngambanire igihugu, sinshobora. Hari ibintu twebwe twarenze, abo twebwe turabahuza. Turakubwira ngo niba runaka na runa, niba muri wowe harimo kugirira nabi mugenzi wawe, menya yuko icyo cyaha naho wapfa uzagipfana kandi uzanagihanirwa. Twebwe niyo nyubako dufite. Njyewe kandi njya gukora uyu murimo, Imana yanyeretse urusengero runini, ndi kurureba sinduheza amaso. Ngiye kubona mbona ngo ntangiye kurwubaka, numva ijwi rimbwira ngo dore rura rusengero ngo ugomba kurwubaka paka rwuzuye. Ubu rero ubu tuvugana, iyo turimo tuvuga ubutumwa, urusengero ni umutima wawe. Hari imitima tuba turi kubaka, hari insengero tuba turi kubaka zasenyutse, abamaze kuva mu buntu bw'Imana tubabwira ngo nimugaruke hafi y'Imana. Hari insengero tuba turi kubaka abantu bamenyereye gukora ibyaha, tubabwira ngo nimureke ibyaha, ingaruka y'ibyaha ni mbi. Hari insengero tuba turi kubaka turi kubwira abantu bari mu mitwe irwanya leta, tubabwira ngo ibyo ntago ari byo, ahubwo mwewe mwubaha Imana, ibyo ngibyo bizabahesha umugisha. Hari insengero tuba turi kubaka dusengera abantu b'Imana, dusengera ibihugu byacu. Niyo duhanuye amakuba, ntago tuba twifuza yuko aya makuba yagera ku bantu. Kuki se Imana itubwira iduha ubutumwa nk'ubu, tukongera tukiyiriza ubusa tukisonzesha? Ni ukuri pe, ubusa bageze ngo kuba ndi mu bihe byo kwiyiriza ubusa. Wenda simfite inoti ya 2 ariko igihumbi ntago nakibura. Nse ntabwo nagenda nkajya kunywa icyayi cyangwa nkanywa amata. Ariko kuba uyu munsi navuze ngo Mana, niyemeje kuba imbere yawe, kandi kuwa iyi minsi 3 twiyemeje kuyisenga. Uragira se ngo nuko turi kwisengera dusengera ibyacu gusa? Nawe ubwawe turi kugusengera. Ntago nukuri, ntabwo nezezwa no kumva abantu b'Imana barimbuka. Hari aho amaso yanjye y'umwuka yarungurutse, ariko wowe ntabwo wahabonye. Aho rero narungurutse, nukuri mba numva nawe wagerayo. Imana iherutse kunambagiza igihugu cy'ijuru, irantambagiza. Numva ngiza amatsiko yo kuvuga ngo kutazagera muri iki gihugu ni igihombo. Ni nayo mpamvu ubona abahanuzi benshi babaye amabandi, baba besikoro, mbese baba bajura. Ariko Vedaste nunegera kukuvuga ngo nzakurira ibyawe, nta byawe nzarya. Uretse n'ibyo, niyo wavuga ngo ngewe ndabiguhaye ukabimana ijisho ribi, nushaka uzabyihorera. Nasomye iyi Bibiliya ntago ari nge wayanditse, sanga handitswemo ijambo rivuga ngo ibyo kurya by'ijisho ribi ntukabirye. Nubona ugiye kumpereza icyo uzaba ugiye kumpereza cyose, naho yaba imodoka, naho yaba urupangu, ariko ugasanga hari ikindi kibyihishe inyuma, uzabyihorere. Kuko ngewe njya nkunda kuvuga ngo nzarya bike yasozeho amazi, ubundi nuzura umwuka wera, ubundi kiruta ikirenze ibyo ngibyo. Iyo umaze kuzura umwuka wera ni umunezero. Imbuto z'umwuka wera harimo ibyishimo n'amahoro no kunezerwa. Ubundi shima Imana,
ibyo bizaba bimpagije. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo tubane amahoro, sengera nanjye ngo usengere, kandi ni ukuri nidusabirana Imana izahabwa icyubahiro kandi natwe tuzagira umugisha. Ni ukuri tuzagira umugisha, tuzagira umugisha ukomeye cyane. Ngiye gusenga Imana, ariko mwene data, ni ukuri ibuka aho wavuye ukagwa, umenye ko Imana ikubikiye uburakari. Wihane, Imana itari yagutura uburakari, Imana itari yagutura uyu mujinya. Wihane ugarukira Imana kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kandi nuyihesha icyubahiro nayo izaguhesha icyubahiro. Reka dusenge uyu mwanya Imana yongere kugarukeho. Tugiye gusenga kandi Imana yumve gusenga kwacu. Ibihese ng'Uwiteka binarura mu magarara, ngo nigira hodatari muganyiri byonyenye byose. Mu bihe by'umubabaro bimumuriza umutima, sindubuka nabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Mu bihe by'umubabaro bimumuriza umutima, sindubuka nabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Reka dusenga Imana. Mwene data, Imana ikugarukeho. Ndabona hari abantu Imana igarutseho, muri abo ngabo bagize umugisha wo kugarukwaho n'Imana, nawe ubonekemo. Ton pique revochise fondre. Ndimo numva Imana igarutse ku bantu bayo. Ndimo numva hari Imana, ndimo numva hari Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Reka dusenge Imana, ariko uyu mwanya hari icyo Imana imbwiye. Wowe warugambiriye kwiyahura, Imana irambwiye ngo garukiraho. Nukuri Imana inyeretse umuntu warugambiriye kwiyahura, Imana irambwira ngo mubwire ngo nagarukiraho. Kandi Imana inyeretse undi muntu warugiye mu bapfumu, Imana irambwira ngo nujya mu bapfumu uzapfusha, nujya mu bapfumu uzapfusha. Ikimenyetso Imana impaye, nuramuka ugiye mu bapfumu uzapfusha. Ntabwo Imana, niba tuburiye amahoro ku Mana, ntabwo mu bapfumu ariho tujya gushakira iki? Amahoro. Reka dusenge, ariko Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Hari n'undi muntu abana barara bari kwabira mu buriri, abana bakarara bari kwabira, ariko Imana irambwiye ngo nukuri izo karande zigenda kuri abo bana, hari icyo Imana yakora. Reka kumva kwibunaka hari abavuzi, ahubwo abakozi b'Imana bagomba gusengera abo bana bagakira. Humura utuze, amasengesho yawe, ibihe byo gusenga nibyo bibasha kugukura muri izo magarara. Hari n'abandi babona abana baryama ari bazima, bajya kureba bagasanga abana baracuramye. Ariko Imana ikugenderere, abana bawe ibakize izo karande. Hari n'abandi bagakora bagakora, ariko bagashaka ibyo bakora bakabibura. Izo ni karande. Imana izigukize mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha
nshuti yanjye, Imana iguha amahoro. Hari ibyo Imana ishaka kugukiza, ariko nawe urasabwa umusada wo gusenga. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimye, ngushimiye kubanye nanjye muri uyu mwanya, ntambukije ubutumwa wari wampaye. Urakoze data ko ari wowe unshoboje. Mana, mbutambukije uko wabumpaye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana, shyigikira icano Amakuru y'Ijuru TV. Turayisengeye kuko Mwami Imana Nyiringabo, ni wowe ushima yuko dutambutsa ubutumwa. Mana, ndayisengeye kugira ngo urusheho kuyizamura, kandi abantu barusheho kumva icyo uvugana nabo. Mana, ubakuremo kunangirwa, ahubwo Nyiringabo Imana ufate miri ibigenza abantu bawe bishaka ko barimbuka. Ufate miri ibyatangiye imigisha y'abantu bawe. Ufate miri bibuza amahoro abana b'ubwoko bwawe. Ufate miri ibituma ingo zisenyuka. Utangire abo Satani yaragiye kugirira nabi. Mwami Imana ubahagarareho. Dusengeye n'umukozi wa Solange, nawe mugirire neza. Iriya migambi mibi Satani yaramufiteho uyiburizemo. Erega Mwami Uwiteka, nasomye ijambo rimbwira ngo dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri gereza mu nzu y'imbohe, ngo kandi bazamara iminsi 10 bababazwa. Mana, ndasenze abakozi bawe Satani yabagambiriye gushyirisha mu nzu y'imbohe, ubahagarareho. Uretse na Solange n'abandi, Mana ubahagarareho. Abarengana ubarenganure. Turabizi ko muri gereza harimo abantu benshi bafunzwe barengana. Mana, ugere muri gereza urenganura abarengana. Kandi Nyiringabo Imana, nukuri uko uzarenganura abantu bawe, niko izina ryawe rizakomeza guhabwa icyubahiro. Nanjye icyo niyemeje ni ukwamamaza icyubahiro cyawe, izina ryawe rigahabwa icyubahiro hose. Ushyigikire kandi unyongerere amavuta mu izina rya Yesu. Abo dusengera babohoke, abarwayi bakire, abo Satani yatangiriye imigisha barozwe, Mwami Imana barogore mu izina rya Yesu. Ugiriye neza ubwoko bwawe, ibitangaza byawe bikorekeke. Turi muri uyu mwaka wa 2026, Mwami Imana tuzabona abantu benshi bashima izina ryawe, bavuga ibitangaza wabakoreye. Urakoze Mana ko wumvise. Ngaho shyigikira ubu butumwa, kandi umwuka wera abugeze ku bantu bawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Turabakunda. Shalom, shalom, shalom.